nkikubona navuye mu byanjye mbura amagambo yasobanura uko merewe nkora amajeste ngo wenda wabibona ubwira urumva burya navunika niyo ndimo ngenda banumva nuzuye rimwe na rimwe nkacisha ngo nkisetsa uwamaye urukundo numva ndanyuzwe niyo umunda uko nifuza gukundwa sinzi uzarota umunsi ugera tugahuza ababyeyi inshuti n'imiryango sinzi uzabona ugera gusomera igitabo cy'urukundo kuko uri uwanjye nanjye ndi uwawe mu gitabo cy'urukundo niho hari amateka yanjye nawe igitabo 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 uwo munsi nzaririmba twembi twabukereye jewe nkureba mu maso yanjye imbere y'imbaga n'ababyeyi mfata ikiganza unkomeze ijoro n'amanywa no gukumurayo akira aka karimbo kakunyura umutima nuje kumva umwumbure niyo ndimo ngenda banumva nuzuye rimwe na rimwe nkacisha ngo nkisetsa uwamaye urukundo numva ndanyuzwe niyo umunda uko nifuza gukundwa sinzi uzarota umunsi ugera tugahuza ababyeyi inshuti n'imiryango sinzi uzabona ugera gusomera igitabo cy'urukundo kuko uri uwanjye nanjye ndi uwawe mu gitabo cy'urukundo niho hari amateka yanjye nawe igitabo igitabo igitabo